ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم حبيب الله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الذين أذهب الله تعالى عنهم رجسا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم والله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ishimwe ikuzo ni rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nk'uko shekhe wabanjirije yabivuze, uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo. Tafadhali buri wese ahari mu buranga bwe hasi kugaragara n'ibyishimo. Mu by'ukuri ikintu utandukanye iminsi isaha iminsi yose ntabwo iminsi irasa, ariko ntibura abanyarwanda barabivuga. Iminsi irasa ariko ntabwo ibura. Uyu munsi rero ni umunsi udahuye n'umunsi w'akababaro, ni umunsi wo kugaragaza ibyishimo, faraha, ni ukugaragaza urukundo dukunda ahlal baiti alayhim salam. Nk'uko batubwiye ngo ashi'atuna hum alladhina yahzanuna bihaznina wa yafrahuna bifarahina. Abashiya bacu ni ba bandi bazishima muri bya bihe twishimaga cyangwa twari twishimye, bakanababara aho twari dufite akababaro. Rero tujye dutandukanye ibihe turimo bavandimwe, nimba turi mu byishimo bose tumwenyure, duseke, twishime kugira ngo twifatikanye na ahlal baiti alayhim afdalu salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bavandimwe, nyuma yo gushimira Imana subhanahu wa ta'ala ndetse no kwifuriza no gusabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namwe ubwanyu ndabashimiye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala uyu mwanya ni wa wundi avuga ku bantu bazagurisha umwanya wabo bagurishije n'Imana subhanahu wa ta'ala. La khawfun alayhim wa la hum yahzanuna. Nta gihombo, nta bwoba, nta n'agahinda yawmal qiyama, n'ibyishimo n'uko umuntu ategura gukora ibyashara bye azi neza akazunguka. Mu by'ukuri iki ni igicuruzwa kandi igicuruzwa gikomeye. Imana subhanahu wa ta'ala yatubwiye muri Qur'an ivuga iti hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ese mbarengira igicuruzwa mwacuruza cyazabarinda umuriro n'ibindi byago byose byo ku munsi w'imperuka.
tu'minuna billah mukwemera Imana subhanahu wa ta'ala muri ijuruzwa byonyine iki ngiki kiri mu byo intumwa y'Imana subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko ntawe ushobora kwemera Imana subhanahu wa ta'ala akirengagiza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ntawe ushobora kuba yemera intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngo narangiza atera umugongo ahlal baiti intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tayari azabona shafa'a azabona fawzi ku munsi w'imperuka. bose tugomba kububahiriza kandi tukabakunda urukundo rwa rundi rurenze. bavandimwe rero umunsi nk'uko shekhe yabivuze ndetse nk'uko twese tubizi mu ruzinduko rwatuzinduye ko turi umunsi wo kwishimira ivuka rya Ali bin Musa ar-Ridha salawatullahi rabbi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. موضوع يعنجي ni وصية الإمام العثمان علي بن موسى رضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ese niki yasiza kunavuze kuko buri muntu wese ntabwo yagiye gutyo gusa biri mu murage w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko igihe dufite mu nshingano tugateganya ko dushobora kugenda ntabwo tugomba kugenda gutyo gusa imaze ta'athiri z'ibikorwa wakoze cyangwa se wasiya usize utanze umurage w'uko gahunda zose zizakurikirana ndetse no kugira ibyo ushinga abantu kandi bizabafasha ku munsi w'imperuka. mbere na mbere baravuga ngo Imam Ridha alayhi salam عندما نتذكر الإمام علي بن موسى رضا iyo twibutse dufashe umwanya dutekereza kuri Imam Ridha alayhi salam umwanya wacu dufashe kuri Imam Ridha aravuga ngo hada al-imam alladhi yamla'u al-ilm fi al-islam ni imamu wasakaje ubumenyi mu Isilamu n'umwe mu bayimamu bafata nimero ya mbere mu kugerageza gusakaza ubumenyi mu Isilamu bw'Imana subhanahu wa ta'ala. yakoze ibishoboka byose asakaza ubumenyi. kumwibuka rero twibuka ibigwi bye twibuka ivuka rye ni ukwibuka bya byiza byose Imam Ali bin Musa Ridha yakoze cyangwa se ta'athiri z'ubumenyi yasize mu idini y'Imana subhanahu wa ta'ala. ilman wa ruhan ubumenyi ndetse no gutunganya roho nzima, roho zitekanye, roho zitoharitse cyangwa se zisukuye nicyo kazi niyo nshingano niyo masuliya yari ya Imam Ali bin Musa Ridha. wazuhadatan zuhudi kuyegereza Imana subhanahu wa ta'ala aho usanga umuntu agerageza kuba ibtiadan anil muharramat kujya kure y'Imana yaziririje kugira ngo yegereze Imana subhanahu wa ta'ala. ibyo byose byari mu kazi ka Ali bin Musa Ridha. iyo tumwibuka twibuka n'ibyo byose zuhudi yigisha abantu uburyo ki bagomba kugandukira Imana bagomba kwiyegereza Imana subhanahu wa ta'ala. فإننا نحتاج إلى أن نقف مع بعض وصاياه dukeneye kugira ngo duhagarare dushinga imizi kuri wasiya za Imam Ali bin Musa Ridha. ubuzima bwacu bwose buhagarare kuri wasiya za Imam Ali bin Musa Ridha. mu by'ukuri yagerageje gukora akazi katoroshye ko gusiga abantu batekanye ndetse anabifuriza kubaho mu buzima bumeze neza buzabageza ku Mana subhanahu wa ta'ala. Imam yaravuze ati ya abudul azim yewe mwisha w'Imana wo mu rwego rwo hejuru aravuga ati iblaga anni awliya islam. ubwabwiraga bane yabwiraga abamukurikira abashiyane ari mu twebwe aravuga ati iblaga anni awliya islam. ubwo ntazaba nkiri ku isi ubwo ntazaba ngifite ubuzima indamutso yanjye kuri ba bakunzi ba
wanjye muzabangereze b'indamutso uzabasha kujya imbere yanyu azabageze b'indamutso nanjye mbagejejeho indamutso Imam Ali bin Musa Rida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aramubwira ati wa alayka salam nawe uri kuvuga ibyo ngibyo bagusuhuje wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iyo wasiya Imam Ali bin Musa Rida alayhi salam uzajya kuri mimbari wese azasige ahaye awliya abo abakurikizi n'abakunzi ba Imam Ali bin Musa Rida assalamu kandi Imam Ali bin Musa Rida nawe yaramusuhuje nk'uko nawe ari muri awliya Allah al-kiram ya sayyidana wa maulana ya Abul Hasan Rida wa qul lahum qadina bakira ngo bazavuge bati inna alla yaj'alu li shaytani kugira ngo batazafata ibilisi muri wasiya ya Imam Ali bin Musa Rida nukudafata ibilisi tukamugira icyo ari cyo cyose cyangwa se tukamuha umwanya wa mbere mu buzima bwacu ibintu by'ubuzima bwacu usanga kenshi na kenshi ibiremwa twarafashe ibilisi tukamuha umwanya mu buzima bwacu kurenza uko twamushyira kure kubera ko Imam Ali bin Musa Rida yasaduhaye wasiya yuko tugomba kwitandukanya na ibilisi aho azava akagera kubera ko ibyago dufite no kugwa kwacu no kwangirikirwa kwacu ni ukuzafata umwanya ibilisi tukamushyira mu buzima bwacu kubera yuko azatwangiriza wa indama natadhakara aravuga ati wa qul lahum alla yaj'alu li shaytani ala anfusihim sabila nimuzahinzira nimwe ibilisi alayhi la'ana ku buzima bwanyu kugira ngo tuzagaragare nk'abumviye bagakurikiza wasiya ya Imam Ali bin Musa Rida nuko mu mutima wa wali cyangwa se wa wundi wakurikiye Imam Ali bin Musa Rida ko atigeze afata umwanya n'umwe agashyiramo ibilisi alayhi la'ana yaratubwiye ati muzafata umwanya muha ibilisi alayhi la'ana kubera yuko n'umwanzi wanyu wala ta'budu shaytana ndetse nimuzasenga ibilisi alayhi la'ana kubera iki yavuze yavuzwe gusenga ibilisi ntibivuze kumushyira imbere n'iriya kamera ngo dukore sujudu na rukuu byose byose dukora dusari oya ni ukumwumvira no gushyira mu bikorwa ibyo agutegetse turabizi neza yuko Imana tubwiye ngo muri suratu Yasin alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin alam a'hadu ilaykum ya bani adam ese ntabwo nagize ngusezeranya na mwene Adamu yuko utazigera usenga ibilisi utazigera wumvira ibilisi ni ukumvira ibilisi alayhi la'ana ntabwo ari ukumusenga nk'uko tuzi dukora rukuru tugakora sujudi ntaharwo ntabwo ari byo byari bigambiriwe muri wasaya ya Imam Ali bin Musa Rida wala tuti'uhu ndetse ntimuzamuhe twaa ntimuzamutinye ntimuzamucira bugufi ubuzima bwanyu muramenye mwabashiye banjye mwabashiye mwe ba Imam Ali bin Musa Rida ntimuzigere mucira bugufi ibilisi kubera yuko ubwo kumucira bugufi bizabageza ahantu kure ntabwo muzigera mugera ku nsinzi y'Imana subhanahu wa ta'ala ntabwo muzigera mugera mwumva no kumva nk'uko umuntu wumva ibiryo ko byakoze umunyu ibyiza Imana ateguriye abajabe kandi babandi bitunganyije bakoze ibikorwa byiza arongera avuga ati fi ma'asiyatillah ibyo ngibyo mukamuha ta'a mu kwigomeka ku Mana subhanahu wa ta'ala kubera iki ubutumwa cyangwa se haya hadafu ya ibilisi alayhi la'ana ni ukugira ngo abantu bumve ibyo avuga kandi ibyo avuga bibajyana mu kuba bigomeka ku by'Imana subhanahu wa ta'ala yategetse abaja bayo mu by'ukuri Imam Ali bin Musa Rida yaratubwiye ati nyamuneka muzitandukanye n'ikintu ta'a kuri ibilisi kubera yuko azabajyana mu kujya gukora maasi yo mu bigomeka ku Imana subhanahu wa ta'ala ولا تنجدوا إليه عندما يثير على رزائكم ويحولها إلى الحرام مبتكري inshingano ze ni ugufata ibiri halali akabihindura kuba haramu mubbyukuri ugasanga ikintu runaka atangiye gutera wasiwasi urabona kiriya kintu gikoze byakugendekera gutya dore rwose urabona mu mfuruka zose akagukora taziyini akakuryohereza ikintu runaka kandi akakwereka yuko nta ngaruka n'imwe biteye nta kintu gutwaye ariko mu by'ukuri izo ni
inshingano za Ibilisi. Imam Rida alayhi salam yatubwiye ati muramenye mu byo mufitemo inshingano, mufite inshingano zo kwirinda wasiwasi yose ya Ibilisi alayhi laana. Arongera avuga ati la taj'alu lahu sultatan alaykum, nimuzamu umwanya w'inshingano zose zo kubayobora muri mwebwe muzamenye ko mufite inshingano za Ibilisi alayhi laana, kuri wawe wafashe umwanya wo kumuha umwanya ndetse no kumufata nk'icyo ari cyo cyose cyabasha kugira icyo kimumarira mu buzima bwe, yaba ari ku isi cyangwa se no ku munsi wa nyuma yawmal qiyama. Izo ni zo wasaya za Imam Ali bin Musa Ar-Ridha salawatullahi rabbi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam akomeza agira ati wa aghliqu kulla tariqin lahu illa uqulikum, mufunge kayira kayiko kose, mufunge inzira izo arizo zose, kullu tariqi, buri nzira yose kuri Ibilisi alayhi laana, illa uqulikum, mu bitekerezo byawe, ibitekerezo byose funga inzira izo arizo zose zatuma Ibilisi abasha gupenya, abasha kwinjiriramo kugira ngo abashe gukura mu mwanya Imana ikwishimiyemo, akujyane mu mwanya Imana ikurakariyemo, ariho hazava na damu cyangwa se kwicuza, kandi nta kintu bizabasha gufasha umwe na damu, njye nawe nta kintu bizabasha kudufasha igihe twahaye umwanya Ibilisi alayhi laana. Wa qulubukum, ndetse n'imitima yanyu ntimuzayihe Ibilisi alayhi laana, kubera yuko azabageza ahantu habi, ntabwo twishimiye, nta n'ubwishimiye yuko twabaho mu buzima bwiza. Wa maraham bisidiq, ndetse tuzebaho tugeza turi abanyakuri, indimi zacu ziba ari indimi z'ukuri. Kubera iki? Abayimamu icyo tubavomaho ukuri, tubavomaho kuvugisha ukuri, ntabwo tubavomaho kubeshya. Kubera iki? Imamu yaravuze ati fil hadithi, mu byo tuvuga turi abanyakuri. Imamu yaravuze ati kunu sadiqina, ni mube abanyakuri bacu, ni mube abanyakuri mu byo muvuga ndetse no mu byo mukora, kugira ngo mwisanishe natwe, kugira ngo mube ingero zacu nziza, muzarangwe no kugira ukuri mu byo muvuga byose. Fa inna ahla albayt, sasa aravuga ati mu by'ukuri umuryango w'intumwa y'Imana saru ala khatti jaddihim as-sadiq al-amin, bagendeye mu nzira y'icyo sekuru wabo wari w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yari afite sifa yo kuba ari sadiq al-amin, yari umunyakuri akaba ari umwizerwa. Namwe ibyo ngibyo ntimuzababureho, kubera yuko nibwo buzima bwacu twebwe Ahlul-Bayti alayhim afdalu salatu wassalam. Ntabwo Imam Ali bin Musa Ar-Ridha yatanga wasiya itandukanye abantu n'abayimamu. Oya, ni wasiya iri tashji'i, ni wasiya iri tashdidi mu buzima bw'abayimamu alayhim afdalu salatu wassalam. Imam Ali bin Musa Ar-Ridha akomeza agira ati wa adaa al-amana, nuramuguhawe amana iyo yose, amana indagizo uyigeze kuri runaka, muzagira icyo bita tuwadila amana ila ahliha, ujyane amana kuri nyirayo, kuri mustahiqu, kuri wa wundi yagenewe. Nibwo buzima natwe bwaturanze, ntabwo twegeze dukhalifu cyangwa se ngo tujye twafata amana indagizo twahawe ngo tuzijyane mu bundi buryo bundi, muzabikore gutyo. Wa maraham bisukuti wa taraki al-jawali fima la ya'nikum, muzabe mucecetse, niba ngombwa ko muceceka mu buzima bwanyu muzaceceke. Kubera iki? Aho kugira ngo ujye kuvuga ibintu bidafite icyo bikumariye, Imam Rida niko yatubwiye, aho kugira ngo uvuge amagambo ujye mu byicaro bidafite icyo biza kuzamura daraja yawe, bidafite urwego na ruto biza kukugezamo, uzagira icyo bita sukuti. Ndetse iki ngiki nk'uko nabivuze ntabwo bitandukana cyane. Ndizera neza ko wasiya Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahaye Hazrati Fatima Zahra alayhi salam, yaramubwiye iti yewe Fatima, muri wasiya ngiye kuguha, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yaskut, uzaba yemera Imana n'intumwa yayo azavuga ibyiza, niba ngombwa nta byiza afite mu kanwa ke azabasha guceceka, kuko nibyo bizabasha kumufasha, aho kuvuga ibyo uvuze bikaza kuzamura urwego rwawe rubi, bikaza kugeza
kugeza habi ni byiza ko bagira sukuti cyangwa se guceceka no kwifata kugira ngo birinde ibyago ibyo byose byabasha kubaho. Imana akomeza agira ati, aravuga ati alla yatajadalu fima la yatasilu bi'aqaidihim wa hayatihim. Abantu mujadala abantu bagira ibiganiro abantu bagirana ntibizaba ari ibiganiro bidafite ahantu byageza abantu. Kubera iki? bi'aqaidihim, imyemerere y'abantu ntacyo bivamo bimaze, ndetse aravuga ati wa hayatihim, ndetse no mu buzima bwacu niba turi kuganira tuba turi kujyadirana ku kintu ariko mu myemerere yacu nta kintu bibuza kudufashamo, ndetse no mu buzima bwacu kugira ngo bugende neza nta kintu bimaze. ni bya biganiro bidafite aho bihuriye cyangwa se mujadala iriho vyo, mujadala idafite ikintu imaze na gitoya. kalkathiru min alqadaya, Imam atangurira avuga ati ni ibintu byinshi cyane بالقضايا التي يتجادل فيها الناس فيما لا طائر منه ولا فائدة فيه. نكوا kuna abantu bavuga amagambo menshi ariko rero ugasanga nta nyungu na ntoya wasanga mu byo bavuze, ugasanga ni ibizamura ibihombo, nicyo bita riba, ni ukuvuga abantu badahari. ariyo Imana avuze ngo sawa no kurya inyama z'abantu b'abapfu cyangwa se abantu bapfuye. kuvuga umuntu udahari ugamukorera riba, mu by'ukuri nicyo kintu ni ikintu kiremereye imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. nagarutse mvuga ngo wasiya ya y'abayisilamu ni wasiya n'ubundi igaruka ku mwimerere w'Isilamu, ni wasiya igaruka ku wasiya y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ibi byose biri muri Qur'ani. Imana itubuza kuvuga umuntu ukavuga adahari, ariko na Imam Ali bin Musa yagerageje kubishyiraho mu kazo kugira ngo tutazisanga muri iki kintu cyo kuvugana cyangwa se kuvuga ibintu bidafite ahantu bihuriye n'ibyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. arongera agira ati bal an yas'ala al-insan an usuli dinihi, bali ahubwo buri wese azabaze ikintu cyabasha kuba gihura n'umwimerere w'idini ye. mu by'ukuri ese usulu dini ni izihe? noneho arongera agira ati mu by'ukuri muzanabaze wa taklifihi shar'iyya, ndetse ibyo umuntu ategetswe gukora n'amategeko nibi, mbese bya bibazo by'idini, bya bindi bifasha umuntu kurenza uko abantu bakwicara bavuga ibitari biza kugira ikintu bibafasha mu buzima bwabo. wa anil waqi'i alladhi yatahadda izzatuhu wa karamatahu, n'ibyabaye cyangwa se ibyaba ariko biza kuzamura urwego rwawe, bizamura icyubahiro cyawe, bya bindi bizamura karamatahu, bizamura karama zawe cyangwa se bizamura ubutagatifu bwawe, bizamura urwego rwawe, aba ari byo bintu bizajya biranga indimi zacu ndetse n'ibiganiro byacu n'imijadala iturana. وإقبال بعضهم على بعض ألا يتدابروا ويتقاطعوا بل يقبل بعضهم على بعض والمزاورة. mu by'ukuri muzabeho muri abantu bagomba kumenya neza ko mugomba kudukura ziyara cyangwa se muba ahantu bagomba kubaho mu buzima nk'aho twabayemo. fa inna dhalika yaqbalu ba'dhum ala ba'd wal muzawara, ni ikintu cyitwa ziyara. fa inna dhalika qurbatan ilayya, icyo kintu mugikora hagati yanyu mugasurana, hagati yanyu mukagenderana, ndetse natwe abayimamu mukadusura. Imamu Ridha alayhi salam, mutega amatwi mwuko navuga, aravuga ati ibyo nimubikora fa inna dhalika qurbatan ilayya, ibi ngibi bibashyira hafi yanjye, ibi ngibi bibegereza njyewe Imamu Ali bin Musa Ridha. ubuzima bw'ibi byose nimuramuka mubikoze muzamenye neza ko muri kumwe natwe, muzaba munsi ya vile cyangwa se igicucu cy'ibyo, cyangwa se muri muzaba muri babandi bazabona shafaa yacu. fa idha aradu, igihe muzashaka an yakunu qaribina minni, mushaka kuba hagati yacu, murashobora kwicara akavuga ati none se ni ikihe kintu rikabaza ikibazo, mathalan ni ikihe kintu cyatuma ni gute nshobora kuba hafi ya Imamu Ali bin Musa Ridha? ni ukuhe kuntu ushobora kubaho nkahita mfata nafsi yanjye naho ndi kumwe na Imamu Ali bin Musa Ridha, nakora ziyara nkasa naho ndi kumwe na Imamu Ali bin Musa muri inyuma cyangwa se nageze ku ikaburi, naba ndi gusoma iduwa nkumva neza ko yamereye wasila sawasawa, atari bya bindi byo gukora ibintu bifite n'amashukuke. Imamu Ali bin Musa Ridha atumariza impungenge cyangwa se icyo umuntu yakwibaza agira ati, aravuga ati فليزوروا بعضهم
umwe ku bandi azadusure yasura Ali bin Musarida yasura Imam al-Husayn alayhi salam yasura Imam Ali bin Abi Talib yasura Hazrat Fatima Zahra alayhi salam umwe muri ba maasumina azakora ziyara zo kutugenderera Imam akagira ati fala yakfi أن تذهب لزيارة الإمام الرضا تقول بحاجة شبفت ماذا وهو وجه نور وجه بصورة إمام علي بن موسى الرضا زيارة ونحن نتقاتل ونتحاقد ممتكرين تقاري شوي حاجة بيني وبينكم نفتر بارجين حاجة مزاوو حربزاوو وجه ما يمكن كيش كتبينه أنا كنت بابا شكر بارجين وبازا كنت أقول بازا كنت صورة حاول تزاجي المشوزي إمام علي بن موسى الرضا يرفزتي ولا يشغل أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا بالغيبة والنميمة ممكن aho kugira ngo muzafate umwanya kujya kuvugana ndetse wa namima mu rurimi rw'icyarabu namima ni wa muntu icyo bita mu Rwanda ngo cucu wa wundi ukubwira ati urabona cyangwa se bwa utugambo umuntu ugira utugambo mu rurimi rw'icyarabu bita namimu cyangwa se namima bitewe na jinsiya ye sasa aho kugira ngo ufate wa mwanya wa twa tugambo فتنان كل زيارة كل أهل البيت عليهم السلام بعد يشكون كل ما مالي بين المسلمة عن فجأة أركنا نوم بزمان بيعه نوم بزمان كل مكان كل هذه كجرا من باشا كتبه إن يوم من باشا كتبه المسارو أركنا تكيرين تبين تكيرين كل النميمة تكيرين كل بابا عندي بكرة إختار بتاعنا سوى فجأة بجين زماه يجربون ما مالي بين المسلمة يتوجه على فجأتي والفتنة ndetse twirinda no kujya muri za fitini zidafite ikintu zimaze ubuzima bwacu ni ubuzima bugomba kubaho twirinze fitina kuko fitina ashaddu min al-qatl inna al-fitna hiya ashaddu min al-qatl mu by'ukuri fitina nibi kurenza uko wakwica umuntu niyo mpamvu Imam Ali bin Musarida yatubwiye ati mwirinde fitina bayina al-mu'minina hagati y'abemera Imana subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri c'est-à-dire ndetse kuvuga ngo umuntu uzaba wari muri fitina nk'uko Imam Ali bin Musarida bivuga ntabwo azaba ari muri awliyahu ntabwo azaba ari babandi bakunze bagakurikira Imam Ali bin Musarida azaba ari wundi mu kuvuga gusa byo kuvuga Ali bin Musarida assalamu alayka Ali bin Musarida byo kuvuga gusa kalaman ku magambo gusa ariko kalban nta kintu kiriho atari muri babandi babarwa nka awliyahu cyangwa se babandi bakurikira Imam Ali bin Musarida nsoza aho Imam Ali bin Musarida agira ati ahali Shia kadhalika atubaza sasa ese koko abakurikizi bacu nuko bameze ese ni multazimina bima amarnahu ese ni babandi bagenwa n'ibyo twabategetse aho multazimina bima nahainahu babandi cyangwa se bagengwa na bya bintu twababujije n'ibyo biranga ubuzima bwabo ina Imam Ali bin Musarida agera n'akora ati siko mumeze gute ese muhagaze gute aho ngaho buri wese ashobora kureba akavuga ati none se ngere gute mpagaze kuri wasiya Imam Ali bin Musarida nkurikije uko Imam yabivuze usoza ngira nti fa idha fa'alu dhalika nibaramuka babigize batyo fama huwa mawqifu al-imam Imam azaba ahagaze he nimba abantu barangwa n'ibyo biti niyo myanda yitwa fitina niyo barangwa niyo namima kuvuga gusumura kuvuga ko ahari n'utwa tugambo tw'abantu cyangwa se ariba kusengenya kuvuga mugenzi wa wadari nimba ni bwo buzima mali mawqifu al-imam ahagaze he Imam ahagaze uramuregetse ku kantu k'akagozi hejuru ku buryo nta hantu afashe ku mubiri ntahari ku mutima ntawuhari mali mawqifu al-imam akomeza aravuga ati Imam ahagaze fa inni alaytu ala nafsi annahu man fa'ala dhalika wa askhata waliyan min awliyai umuntu uzakora ibyo ngibyo ngewe Imam Ali bin Musarida wa askhata waliyi akarakarira cyangwa se agashira
wa ta'ala. Subhanallah, ntibizagera hanga abavandimwe b'Abayisilamu bemera Imana subhanahu wa ta'ala, ntibizagera hangaha Imam Ali bin Musa Ridha yibaza ibibazo kandi akanabisubiza avuga ati nibigeraho umuntu ahagurukanye bemera Imana agashaka kubashwanisha, akaba afata aho kugira ngo agire misiyo nziza yo kubatunganya, aba ari kuvuga urabona runaka, urabona Isa, urabona runaka, ati ntabwo iyi ari kwigira gutya na gutya, baje muri majlisi bafite imani. Imam Ali bin Musa aravuga agira ati ni haramu ku buzima bwacu twebwe abashiya bubaye nk'ubwo asasa n'ahandi gatoya wasibaza Imam Ali bin Musa rero bitewe n'igihe ndabona time keeper ari kumbwira ati nyamuneka ndabona bikomeye cyane, ariko inshallah reka sa nkaho khatimisha, ariko iyi nukta ni nukta muhimu mahali shahidi nahangaha nagira ngo wenda si nkaho ni ikiza, ariko wasiye ni ndende cyane, ariko inshallah reka nikiza ahangaha bitewe n'igihe. Aravuga ati nibiramo ku buzima bwanyu bumeze gutyo, nta mwanya dufite mu buzima bwanyu twebwe Ahlul Bayt alayhimu salamu, njyewe cyangwa se sinawe wenyine buri wese mu bayimamu abona ibintu byaro zose, wa wundi wafashe inshingano aho gufata inshingano zo kujya kububahisha mu bituza by'abemera Imana subhanahu wa ta'ala, ngofata inshingano zo kuba wakala mwiza, umuhagararizi mwiza, kunu lana zainan wala takunu alaina shaina, hakugira nk'umutako ahubwo ukaba ikibazo kuri Ahlul Bayt alayhim afdalu salatu wassalam. Imam Ali bin Musa Ridha aravuga ati da'awtu Allah, ngeza hamagara Imana liyu'adhibu, kugira ngo izimuhane, nzabwira Imana ntabwo izatinda kuza kuguhana. N'ibijyanye uzasanga umuntu we n'ibibazo bitandukanye agatangira kuvuga fulani yandoze, fulani niwe uneza ibibazo, fulani niwe uneza ibibazo, ariko ushobora gusanga akabije ku rwego rw'uko imamu ubwo avuga ati uyu muntu ahabwe akantu runaka abasha kubona nuko ari mu bikorwa bidafite ahantu bihuriye n'ibyo twabategetse kutuberamo. Fi dunia, mu isi ntibizanarangira mu isi, imamu aravuga ngo wa ashadul adaba, ndetse mo n'ibihano birenze bibabaza cyane, wa kana fil akhirah min al khasirina, na yawm al qiyamah azamuri baba bafite igihombo kubera neza